wumva uteganya nko gushaka ryari? Aho birangira umbwiye ngo ushaka dukundana ngo biya bintu ngo tubireke. Yego. Sibyo? Ese nyuma yaho ni urukundo wangiriye wakunze iki kuri jewe? Uburyo nabigukoreye boro ko wavyifuza. Ikintu nagukundiye. Ndasoza kubaza. Bizikari yanjye ni iki? Wasoje kumbaza? Ndakubaza n'ikindi basubiza. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka nshimire by'umwihariko bakoze subscribe kandika comment. Ndagushimira cyane inama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndabashimira kuri buri umwe. Nugira ikiganiro ukagisoza ujye wandika basi igitekerezo cyangwa se bitewe n'ikiganiro twakoze uvuga uti ugira umuntu inama ntago inama cyangwa se ubufasha ari amafaranga ahubwo n'ibitekerezo bifasha umuntu. Turi kumwe na ya couple yacu reka mbari ko byite kuko niko mbiheruka sibyo mute turi kumwe na Mutesi ndetse na Murundi kano kanya se ko yabaye busy umeze bite waturiye sini uri mu kazi gushaka icyo rirenze gushaka umugati ariko gushaka umugati wa kibwa ariko abagomba no gukora rega usuko kwirengagiza Mute oya agomba no gukora kandi mu kazi kawe ndiko na Mutesi n'akazi se wavuze ngo ndimo kazi se wavuze ngo ndimo kazi agukora bakazi yaravuze ngo ndimo kazi rero ubwo ngubwo sinzi umeze uteze ribe ndashima Imana man urakomeye cyane bamabuye Mutesi womeze uterere kumara wishima mu bwanwa nibesaze biba biri guhaguruka buri bihagurutse bikumwe na Murundi rero nabaherukaga ariko hari haciyeho iminsi mikeya tutaganiriye rero uyu munsi numvaga twaganira kugira ngo twumve aho uko mumeze hari bindi bintu byivanzemo bya teta by'ibibazo by'umwana ntago tubigarukaho ariko nagira ngo by'umwihariko tumenye hagati yanyu ya masezerano ya Mutesi yashakaga Mutesi yagiraga ati ngewe ndashaka ko dukundana bimeze gutya bigeze hehe mu rugo tubafate nka couple tubafate nk'abari kubyigaho baracyari kubitekerezaho bigeze nyine aho bigeze ntabwo ari ngo bambwira byose ngo ugende uvuga abo akubwo nibanga gusa terata twibwirire ibintu byose ari kubigira ibanga niwe biri hanze uzi yarateke umva ngiye nkubwiye nanjye ugiri kumubaza nanjye nari neza amatwi kujya nanjye numviraho sinijye kubariza nyine nanjye najya numviraho ariko ndaje nibarize barize nago ngubarije ubwo ntabwo gusubiza nkuko ndamusubije umeze ute igisubizo wacyumvise umeze ute teta araho teta ese wikanga se teta nawuze uzi nese noneho namujya muzana ama stress mu mutwe ubaza makuru ya teta si wambajije yangize ubikuyemo bazangura mukumbuye teta nagira ngo nyibwerera oke narebe umeze neza ko wowe nta kibazo wapi byagenze bite se wewe uratamubwira niye mpamvu se karambaza ngo teta ko nibyo nashaka kubyumva nave muri phone tuganire ntose ubu twajyana ntago duhari yego pagasa ko njye ati nakoresheje telefone nose ngiye mu nyine ikintu guhamagariye najya tuganire sibyo nagira ngo mubwire telefone wamagaye ikintu wanzaniye mu kiganiro wenda n'abantu kubera bazi ibyacu basi banatugire n'inama bambwira icyo gukora nyine wamugani nicyo gikuba cyacitse kujya gucisha inama banyibwira ati Mutesi bimeze gutya na gutya bla banoka Mutesi naje gusanga bagisha inama byose nta kintu yakora atabajije ngiye bajye banyibwira bimeze biteye ko nategereje ngo nsubize ibyo nagusabye warabinyemereye bizakunda wabitekerejeho bazi nsubiza ku kantu konyine wenda sibyo ibintu naguporopojemo ufite isoni zo bigeze he bizakunda abantu usonye ama comment yabo menshi nko Murundi ngo Mutesi umwana mwiza ngaragukunda shama ndi umwana mwiza none so umuntu yanditse comment nitwa turi kumwe na Mutesi azaza kuntungira urugo
ega nawe nubwo niwe anafise n'amafaranga ko ntago yafise byiteka byose kubera iki se nyine mu gihe tuyafite urugo tuzarutunga none dufatanye noneho twese inyuma nyuma yo guhera kwayo hoya wako wagiye wiyaturaho imigisha jya uvuga ati amafaranga azahahora utekereze neza yo ushaka gukora ikintu gikora kuko uri kukiyumvamo ntago abantu bari ku ruhande babona byinshi ariko ntago babona ko mu mutima wawe ibitekerezo byawe na mind yawe nahazaza hawuteganya wowe se uko ubona mfite umutima mubi uretse umuntu ubona utikona muteze umwana mwiza yego arawenda aranamanizo support yaramfashe yego ariko nagaze muri mind yanjye ngo ndateganya iki ndateganya mu rundi jewe ndashaka kuba mu rundi yuhe wejo hazaza numva ari kumwe ngo mwabana ngo ni freshing aragukunda ubwo mu mind yanjye ushaka usanga mu hazaza hanjye ntakeneye kuzandi kumwe nawe ugasanga nanjye ndi kubitekereza aho ngaho ahubwo we tuza ungi nawe mvuga ati mwinzo bingenzo ku bya fresh umere nkaho kurangira inama wimbwira nkaho kubitegeka hari n'abatu Canada ngo muginga munigo yemera mu biki bafise iki ngo umupfubuzi gusa sikoro ndezo comment we abashaka mutesi bavuga ati ari gupfura je hari benshi bambwira ngo murundi ngo bari gupfusha ubusa mutesi gwamuhaye nazo saba mpfusha ubusa wamutanze pa abampfusha ubusa nukuri umuntu ushaka ndamuye passes bamutwara wowe ikibazo se je nabuze abakobwa ubwo nanjye uza n'amapase ubwo nanjye bazayama amafaranga higo gashaka mwaye kunzanira ayo mfite ntago ari ayawe hangana aho hari uwigeze kumamagara ngo mwohereze amafaranga ko iyo mwana ngo umunyeshuri bamwirukanye yego mana yanjye narumiwe koko yari umusore yabwiye ngashoboye akazi bajya babimbwa ntabwo mbizi cyane ngo mu rugo none siko nshoboye je nabonye anyohereza ifoto y'umwana ngo bimeze ukuntu mwambaye kazamuza nawe nose ko je tutagumva kimwe nawe shaka nimero yo mwivugishirize mukanire je ntago numva kimwe nawe ko buryo namubwira ngo toruje bakananda akarengo nabimye pasi pasi nje ntago ndimo pasi mwabantu mwe mbisabe namwe pasi wipashe nje naripashe byararangiye naripashe apara kuvuga ngo pasi nje nagapira kanya nayo ubundi ibyo ngibyo nje rero nenje ngiye kwibariza mu rundi aho bigeze yarambwiye ngo agiye kubitekerezaho ntago ari ukwihuta koko sibyo ariko nawe yagusubije ntabwo yanshubije ke uko wansubije nyine nawe niko wavuze ko ariko wamusubije se he ntago aransubiza nayo cyumvise ntabwo mvishe igisubizo bigeze aho bigeze nyine mbwira n'ubundi nta gisubizo kirimo ubwo ntacyo wadusubiza none se nawe ubwiye nta cyizere yifitiye siniwe ufite ikintu niba nta confidence wigirira kujya wumva ko ibintu biriko biragenda ahantu heza hoya nyine ngomba kukubaza none se ntabwo nyizera ngomba kukubaza nanjye nkamenya uko ngenda wa mugani sibyo nkamenya nanjye uko ngenda none se ubundi arashaka bigende gute ko tuvuge tuvugana gatanu kugeza ko vyifuza kujya kumusura ko tuga ayareko nako ntabwo njyayo ntabwo ari ko ivyo bintu abantu bose bamenya bagwa nta nubwo njyayo twakomeje ko tuvugana gatanu kuri gatanu kuri telefone ko vyifuza ikindi ushaka ni iki sinabikubaje uranyihore rero ndi kujya noneho ubimbwirira yevu n'abakunzi bacu batureba sibyo kuri kamera si ngombwa wenda kuvugana nyuma surabaza umuntu ngurankunda cyangwa ntunkunda hoya ntabwo ndi kumutegeka ariko ntabwo ndi kumutegeka ndi kumubaza nimba abirimo cyatabirimo menye nanjye ko nitwara wa mugani nibicyaje ushaka nibiki mbaza ko ndimo nibiki mbaza ko ndimo uri mu rukundo cyawe nande ndi mu rukundo nande uri mu rukundo ibintu byarahindutse reka yisubire ndi mu rukundo nande namutese imutese yoye uwo mwicaranye gute yabago nanjye yego iyo wicaye kubitekereza wumva ndarurimo cyangwa wumva ntarurimo ntabwo mbonye wenda niba ari ukuntu tuvugana ubona ari urimo wa mugani cyangwa ubona kubeshya simbizi njyewe ntabwo nzi ikiri ku mutima we none se gusa nuko nyine wa mugani abonye amakomenti anarika ngo mutesi ngo ibintu karavuga n'ibyo ngo ibintu ngo byo kuba mwasambana mwishora ngo mubereke ngo mubane ese mbere ko twahujwe na biriya biboro ariko iyo ubanza wumve wewe nka mutesi wahindutse iki wahinduye iki cyatuma wumva ko inzira yaduhuje tuyihagarika komeza kariwe n'abajeje bakabyara baritsa kaso gorata ni iki
wahinduye iki nahinduyeho iki cyatuma nyine nawe ngabona yuko diro yaduhuje ariko ese oya ngiye kuba dirukanye mu kazi urumva ngiye naje kwicara mbona biriya bintu atari fresh pe sibyo yo nishimiye mu rundi mbona twakubaka kandi tukubaka rugakomera nyishimiye nyuma mbere uza kumbwira ngo dukore ukuntu ukuntu ireka inshuti yikura ku nzira sibyo wamuye ku nzira aritoraguriye akagabo nawe bifata nabi wishyirishamo oya ntabwo mvuze ko namutoraguye ntabwo namutoraguye mvuze yitoraguriye akagabo agakwiye ku nzira ariko keza yagushyirishamo nawe nyine oya rati inshuti uyikura he inshuti uyikura he uyikura hano ujye wasaza ariko muhanda ndi gusabiriza ariko mara yanjye twagiye guha inshuti yego none ntabwo kiragenda ariko uza nkubwire ngo bimeze gutya na gutya sibyo twagombaga guhuzaho gatoya barahujeho biranarenga ahubwo twaje guhuzaho biranarenga sibyo njye rero ubwo ngubwo nafashe umwanzuro ndavuga ati rero bimeze gutya rero uretse ko wafashe umwanzuro utagiye inama n'uwufatiye nanjye narakubajije mwipanga handi bipanga akazi nanjye narakubajije wafashe umwanzuro ubwo nipanze akazi nyine nipanze akazi oya gusa ikintu nyine njye narabiteguye sibyo aho muheruka kunsura mu rugo yaratetse twarariye byaranshimishije cyo kunywa cyarabonetse nemeze neza kare kantu ko uzakagarura undi muntu nkunda ashaka ko guhaha kakande ko kugwa kare kantu gakunda umuntu uzi ka nkunda azajya ngurira kariya kantu bakakuzanira se cyazi bivuga mu magambo none se kandi ngo ndikorwa byinshi amagambo make agiye sur place ndakabona mukanya ndakwereka ibintu turi bukore aka kanya oya yahita nsiga noneho umva yahita nsiga sibyo wowe nagira ngo nsobanure umbwire uriya mugore wawe uza kunuka uzi ukuntu ejo bundi yakamaye se yaranutse yarakamaye agatutsi urumva agaki wese woho uriya mushiti wanjye se ko agiye kuza hano mushiti wawe nisa ikibazo nazi none se urumva teta yakoze iki teta yaranutse ejo bundi mani mu rugo njye ubwo nagira ngo unsobanurire umbwire okay nta kibazo okay imana ishimwe rero ubwo udashaka no kumwumva undi watuma rya stress muri gihe umuntu nakangana nawe cese nkareka gukiza nawe ko njye nyisubiriza base sibyo ndetse kambaza niba mwarahuye ubundi zaho mwahuriye njye nyine nagira ngo ubwire ko ukuntu yanutse njye nagira ngo ubwire nyine ukuntu byagenze uriya teta yarampamagaye umva mwana yaranutse mwumvira ko umugabo we niba mwarasezeranye byaje kugenda gute nawe se kutambwa nangumvira ku mugabo mukishurana njyewe se nanjye narabimubwiye ahubwo nabwiye ati wowe naramubwiye njyewe ajya aza kubaza sibyo wowe umwanzuro uri bumuhe nanjye ndawakira rero ibyo bikubwiye nkande nk'iki cyane yarambwiye ngo ni umugore ngo ni umugabo wowe yabikubwiye wowe nk'iki cyane wowe njyewe se ngo njyewe ndi habara ryawe ndi igikecuru nimba ikibazo ni ikihe arashaka ubundi tete naramubajije nise ko avuga ko ushaka umwana mutese amejemo tukubizi na mutese na mbere ubona murundi nyine banamera umugabo amahoro njyewe ndaguha amahoro so yafite nayo afise uriya se aba yayamaye afite ikibazo cyuko arashaka ko umuntu asubirana nyine umwana aboneke ako seke tujye tuvugisha ukuri arashaka gushaka nyine ko mubana nk'umugore teta njye namuhaye amahoro nyuma arongera aragaruka sibyo nimba yaragarutse kubera video yabonye turi kwa Murundi sombaze bajya nsubirongera umbaza nako nahugiye kuri ntuzi ongera umbaze
ndikukubwira teta yaraje mubaza nyine ikibazo mwese ko waje uvuga yuko ushaka umwana mwambona ushaka kubigira intambara ko Mutesi igina ari kumwe na Murundi bimeze gute ambwira yuko nyine ashaka umwana ariko ngashaka nawe aracyagukunda ubundi ivyo biramureba aragira ngo mubanye uburyo nta nk'umuntu yinjira mu buzima bwanjye rero umugabo we ngo mubanye Jese ibyo twahurira n'ivyarakoze ubu ni nka bundi bumwumviriza gute waragukunda cyane nyine rumva ndakwisorera ikintu kimwe sivyo ujye umpabarira nawe sivyo umuntu uzagura ngo nshaka Murundi wanze umpamagara kuri phone zamuga ati umuntu ni uramuzi iki nagushakira iki niki wampa umwanya mukavugana ngo ati ahubwo ahe Murundi amahoro uri kumva namuha amahoro wa mugani teta we abwira Mutesi ngo namuha amahoro akureke Mutesi ngo nawe amahoro naguha amahoro none se ko numva mungarukanye muri za gwaserere nahoze Kayamani ni ukuri abantu bari bimereye neza pe za gwaserere zaho hambere numva mwagiye kuzigarura ni nkuri kisi ndabakwepe bose yaje arashaka iki yaje ashaka avuga umwana ariko byahindutse noneho je namuhana je naramoriyanse uvuga ati wenda ko ndakuriyanta muhira ndanakurangira fresh barazina nakwakira washaka kujya kumuzanira umujyana akajya kuzana umwana umugahita mubana nk'ibintu mungaruyemo ibyiwe birabureba ibyo tunabyihorera ubundi tunabyihorere nasundi nkawe kuraba imbaza nkawe tubyihorere rero yego ngende kwibariza ibyanjye tubyihorera karakaciye umuntu umushaka umufate nk'umusazi cyo mufate nk'umuntu muzima ko umuntu yifasha agata umwana mu nzu akajya sibyo se nyene kunywa amayoga akajya kugira ibiki birangira muntanye kandi umwana yonka jewe njya guheka umwana mu mugongo ndamuhonsa ndagira iki akaza rwira ngo yaragiye gupagasa yamaze imyaka 2 nta n'amategeza amugura n'ilitiro n'imwe kano kanya ngwana no gushaka igihumbi cyo koreza muhira kugira abagura amata umwana mama arashaje agwana no kugira ngo amugaburire agwana no kugira ngo umwana ajye ku ishuri unya bose muje mubandi ndabako umutima ntavuga najya guha amahoro ubwo teta nyine ntacyo ahomeho muri make oya nyene yibagire niba ashaka kumubona agenda mureba mubona muramutse asubireyo ibindi byose abyibagire yarambwiye ngo mwarumvikanye ngo wasubiye muri mudu ngo umeze neza ngo bimeze imitoma ngo nyine ngo uba wenda gusubirana nawe ngo ahubwo ngo ni jye ubyica ngo nkabivanga akarimi kavuge nagore karagororoka iyo uravuga umuntu atakumva uritonda ukavuga byose n'ibitaye akarimi kavuga inagore karagororoka maye inagore ni kuvuga ngo wenda ururimi ruvuga nyene undi muntu wundi dufate uri umugore uri kuvuga undi mugore karimi karagoroka mu kuvuga umuvuga wisanzuye kandi uri kuba namubeshera ariko arakarimi kakuvuga Ucanze akarimi kavuga uwo ari kumwe nako kumva aho kavuga inagore n'undi mugore wundi karagororoka kakavuga ibintu byose ku murongo n'ibitari byo kuko nari imari yabwira ko twanararanye neze mwari kubyumva abantu bari kujandikana bari kubyumva kandi muri iyi minsi ngo muri kumwe abankunda ni benshi nago nabakwira sundi ubu ngubu tuzacamo ibice bingahe aracyankunda nese tuzagucamo ibice bingahe ko twabyaranye ngo ni umugore wawe ngo muzanasezerana ngo tuza yaga niba twarasezeranye ariko bitabaye ntago kibaye kujya nawe ni karanyene ariko Mutesi wangu kiracyagukunda iyo bitera kiracyagukunda we agahinda kari gafite n'ukuri kavugana mfite bakaracyangunda bakiracyangunda aha basiga imbabarira basigira kunteza abantu nkabarisha Moro rata nagira ngo usobanure mbwire nanjye menya aho umagaze ntago hano ntago turi mu rukiko nguze ngukwiti naye hasi ngukurambaza je uranzanye mbere ya kamera umenye aho magaze menye ikibuga ndimo ndabara magaze muri kandi niyamye n'abantu banyandikira inbox bambaza urugoje ngo murungoje ibintu ngo none se ngo ni filime gende gukina filime hano se manu zuko yora umukobwa muzame nze mbakinire filime areza aho man yaranzonze ngo mbabara ngo mbwire none se ndakwa ndabana none niye mpamvu kurambaza ibyo bintu ngo nshaka ngugira inama ngira nawe kubona nabuze inama gene kira kujumba za ngo ni filime twaje kuzikinira hanga nyine hari ukuntu abantu ukuntu umuntu asoma titre na tramuneri gataza gutuka inbox nigeze nareba n'ikiganiro cese arayirifashe ngira ngo ni filime ugeze wandika ngo ni filime dukenye twanditse ngo episode ya mbere ya kabiri ya gatatu ese filime kuzo uryo zikinwa kuza amateke afata uzaduhe sene umunsi umwe tuyikine noneho mu birebe uzajaza umuntu kugira inama yakubaka haza umuntu gwa support yagufasha umuntu afite ikibazo yibabariye namwe ngo filime se filime ni amaja wone yabwiye yumvise amazijya nananesha n'umutwe cyane
bajye bihangana rero wa mugani n'ubure ikiganiro basi kireba kirangize wireba ko nireba titire cyangwa utugambo tubiri ngo itutukana ngo murondenge ki mutesi sha mukunda gutukana benshi barabashyigikiye n'ukuri nyine ashigikira ariko bashigikire banadushigikire mu buryo umwe cyangwa se ubundi nago twishimye muri ubuzima nanjye nago nishimye ko ndiko yabanye mana yerekanye nago nzi kuvuga umuntu agiye umutesi ni umuntu twamenye ari umuntu mukuru abana n'umuntu umbyaye kano kanya nubwo nakemera kubona nawe jewe ngumvugisha ukuri je mvugira aho jewe nta rukundo rwahatari rwaba rurimwo ariko ukurikira amaronko kugira ngo niko ngo mpemukiye ndamuke nago nzi kuvuga umuntu agiye yomba nta muntu kuza kumwiteretera nta mukobwa ateretse umuhungu ariko bibaho kuri kwanjye nakuvuze hariya makuru nasubiranye nta kibazo se turi kumwe hari ikibazo bitwaye ubundi mutesi wamukubita ifuni kuba ari wowe mukubise abantu barukunda gukunda urugo rwisekega rugo no rutukana imizo comment yanziso mutesi nubwo uwo mutuka ngaraseka none se yagate ko ngo ndaseka nubwo bagutukura seka urugo nari kugutuka guraseka none se yaba barakazaye ya musaza acha mugabo ngira numwe yaranumye umugabo agira numwe waretse tukagira none se ubu umva we procreate byo shaka kumbaza byarangiye ko numvise ufite ibibazo byinshi bajyanzanye mu rukiko ariko se nje ariko ke bura yambwiriyemo bura numvishe nyine ubutumwa bwatambutse buriya nareba ahubwo mwebwe mudushyigikire tugiye gupanga imishinga ya danje noneho uriya zibeshyaza n'ibintu bya cokocoko none se we uriya mukobwa yicaze nanjye nibyo namubwiye nose yazamushyize ku gitanda ubundi gitanda yaragiyeho yavuyeho ngo azamuzirike ku gitanda kugira atazongera kumucika ngo aje kundeba aho umwana yanyweye no mu gihugu wowe uravuga yanyweye mu gihugu da banyweye mu gihugu ngo bagiye kuba umutike nsubire hanze kubera iki ngashaka umuyitike ngo nsubire hanze ngo na nimero ashobora kuba yagihoshe ngo na nimero yawe ngira ngo na nimero yawe umite nyiboroka ngo suzongere no kubona ahantu umamagara wowe kunjyana n'ibije byose kuba karihagazeho baravuga ati murundi n'ubundi bakurikiye amafaranga kuri mutesi bafite twadusangira tugashutunga umwana umva rwose afite impuhwe simbese sha uzi ukuntu bivuna bavuga ngo yaciye ntihaca urwango kuki we mbona we zinutse uzi noneho uzi umuntu usiga umwana ke keze kwirengagiza keza niwe yaje kunsura kishimye ndamuhetse mu mugongo nese gute wumva ko umuntu watuma mugarurira ikizere yakoze iki se gituma ngirizo mu nibagire guhe kumwana mugongo nakwiko nazi kurenzaho none cyabaye jewe ngenza muhaniti kero najya gusura umwana ikintu cyabaye ni mushaka tukagisabira imbabazi tukaganira kikarangira sawa ariko ntuze wirengeza ikintu cyabaye uzunsekera nkaho nta kintu cyabaye icyo gihe uwo muntu aba ari umugabo umuntu azaza gusekera kandi ari bifu mufitanye mu gitondo nimugoroba akaza gusekera ngwino wanze ugati ikintu cyabaye kuko mukagisoza kikarangira ni mukansekera ntuzunsekera rero kandi uko ari bifu dufitanye tutarangije icyo gihe wari ubugome uwo muntu yanagwana na sumu yapanye umuntu azi yuko mwagiranye ikibazo nyuma akazagusekera nawe ugaseka manze mukosora ikibazo cyabaye nawe rero niba azi ibintu byabaye akaza ambwira ngo ndagushaka wayi unshaka iki wakosoye iki mu makosa yakoze ese ni n'igihumbi wohereje umwana mu rugo ko igipapa no kumuhereza mama nawe yisaze iki n'ibiki nyuma ngo uramushaka ngo nari nagiye ngo umushakire okay naje kureba tatagaruka ari uko naje yabonye icyo ziriya video niyo mpamvu yagarutse agahita shega abonye umuntu atagiye kumera neza agahita shega sha umwana nta muntu burawe nyine umwana umwikura ariko ugeraho nakubyeyi kakaza buriya amashereka arikoze nyine kuba akumva umwana nta kibazo kuba yamwebutse nabyo ni byiza sibyo ariko se ni ngombwa ngo bagende bashoreranye hanyuma tugana no ku musozo nagira ngo mutesi gira turabizi twese ko ukunda murundi nyine n'ingana yo rw'umukunda turarozi nagira ngo murundi ugire nk'umuntu ukunda agira ibibazo birumubaza by'amatsiko mufiteho by'amatsiko mubaza bya bindi utaramubaza bimwe mutaraganira
hari ukuntu nyine uba uri kumwe n'umuntu ariko ukavuga ati reka mubaze iki kibazo ibibazo bibiri by'amatsiko wumva umufiteho nyine hanyuma gusubize hanyuma mu rundi nawe arakubaza ibibazo bibiri cyangwa se nabishaka nyine nawe niba bifite najya nkubaze wumva uteganya nko gushaka ryari igihe nzaba nabonye ibyo nshaka kubona igihe nzaba nabonye ibyo nshaka kubona ikintu cya mbere nashaka umugore igiye ku giti cyanjye ufite ubushobozi kuba namutunga nta kintu na kimwe yapfa kubura kandi nshaka umugore atari babandi b'i Kigali niba bafite ubugoge wa mugore nawe ashobora kuba yakora apana uzi gukora nyine umuntu uzi gushakisha nyine ngo nabi Kigali yashobora ari uwo muzindi ntara n'uwo mu kindi gihugu ariko ari umugore ushobora kuko yakicara akamenya ngo ndapagasa gute sinzogora umugabo ngo nshaka gusukisha ubwo umugabo nawe azapagasa twishura inzu mu gihe tutagura inzu cyangwa se apagasa twishura umwana ishuri tugire ibiki nawe azigwi kwihigira uwo nguwo rero apana babandi birwa baniriza gwa serere bagenda bakantana abana bakagaruka bagasinda bakagaruka ese kutangiye kwipanga akazi rikumva ibintu nk'ibyo nimara kwibona ufite ubushobozi mbona avuga ati utuntu tunyuze uduce twa buri munsi umwana atazicwa n'inzara ibiki n'ibiki ndio zavuga ati ngiye kubana n'umugore none nzari n'umwana wanjye tubane cyangwa se bimeze uku cyo gihe cyane cyo gushaka sinshaka guhubuka shaka kugira ibiki n'ibiki umuntu nimubona nuko bizogenda bye naramubona rwasereza wari rwasere ko nagwazegira abone solution finale yanjye uwo muntu ntago mutesari kugiye kumbaza ibyo twakomeje mu kindi kibazo wambajije hajya wambwiye kumubaza bengahe ibibazo bibiri ikindi nike kandi ntakibukaga we ikibazo atibuka umva icyo kibazo kigiye he man ikibazo cy'ubwo cyagiye ntago cyari ikibazo oya nkuko sinzi aho kigiye we ugiye gitekereza uragitaye isizo giciye uraza kukibona arya niba hari ikibazo mvamamaza ikibazo cya mbere cy'amatsiko tujya guhura gwari gusaturana mu biceri turangiza nanjye kwiyaranja mu buzima bwanjye nyuma yo birangira umbwiye ngo ushaka dukundana ngo biye bino ngo tubireke yego sibyo ese nyuma yaho ni urukundo wangiriye wakunze iki kuri jewe uburyo nabigukoreye iboro ko wavyifuza ikintu nagukundiye ndasoza kubaza physical yanjye ni iki wasoje kumbaza ndakubaza n'ikindi basubiza ikintu nakundiye mu Rundi ndize ko n'ubutahana nabivuze ikintu nakundiye mu Rundi ni umuntu uzi gukora nyine akura amaboko mu buriri urabasha no ku mafaranga urabasha urumva ngo ndi barutazara nyine uzi gukora nyine kandi nanone ugira isuku ikibazo nuko dushobora gukora ariko twabuze ibyo gukora nicyo kibazo gihari cyo gukora byarabuze abantu n'abafite ubuzi batwimye ubuzi aba diaspora bacu bafite ama business unaka oya ibyo byihorere dushinga ibyacu business zacu abanyarwanda turakenya nta kintu dufite si byose turaje munye muvuga ko mubabo ko mushonjeje mukenye abantu bashoboye kubaha akazi bakabahe ashe kubafasha babafashe kihagararaho so ikibazo cya kabiri sibyo je nawe nago nari nkuza no gona mfite santima zo kwa no guteta n'ibiki n'ibiki tumenyana ubwo nukumva ko uri ndibuka umunsi wa mbere ko twahuye ubuciro maye byarandenge amafaranga make cyane ko yarandenge kuzuma bwanjye na tete bagwaye byarandenge naho byatangiye kubera beef ndagushimira cyane nubwo wayamara ko nubwo wayamara ko nabizi cyokere ndagushimira cyane warakoze nyuma yaho nakumva birangiye utangiye kuzanamwe izindi ntuza gesi za ngo zo gukurana ngo zibiki sibyo nyine nanjye impamvu nabizanye nari nuko nice nkabitekereza uko service nayikoze neza iyo ngingo nagara ya mbere ubundi ya mbere ni iyihe none se uri umukobwa wabanye n'umugabo w'imyaka 40 umugabo asangana na papa wanjye nyuma yaho umva ko wabana n'ungana n'ubyawe na wa mugabo mwabanye ibyo bitekerezo babitekereje gute n'ikihe kintu wumvise niye mpamvu wabonye ko inzira nziza ari yo guhindura ukaba wava kuri wa muntu ungana na papa wanjye kajya mu ungana n'uwo papa n'ubyawe ariko nakubwiye kuri twabanye nabwo ndamwishimiye sibyo nanjye twari nakwishimiye nawe n'ubu ariko wabaye sibyo mwana ndi kwishimiye kuri amafaranga yari afise nanjye twari nakwishimiye kuri amafaranga ufite ubwo rero ni kimwe ubwo ni kimwe sibyo ko tubana namwishimiye kuri amafaranga gusa nahera nanjye zagutingaga nuko nawe umutaye
amafaranga nashira wenda ko waramutenga kanuka nuko ayo mafaranga wamukundeye yashize nawe wanyongeye nitubana nakwishimiye nawe nashira nanze gutenga kanuka ko nawe wamutaye amafaranga nashira ntabwo twese bitekereza mutesera bibiri imbere murundi irari ikimwica we ababara ko amafaranga azashira wowe uvuga ngo ntago amafaranga agomba gushira ngomba guhita nagura indi business yaya ni nkabyaza mu musaruro mu cyundi banga amafaranga bayitwa amahera arahera maze no kumenya ikirundi maze ntabwo ikintu numva kizima numvaga twakomeza tukibera inshuti yaduhura ari pafu n'ibiki ariko niba ari ibyo ushaka ntago hano turi mu rukiko ngo uraza urambaza ngo ese ngo ubyumva gute ahubwo reka ibintu bizogende byiza na buriya umuntu niwe yumva mwundi ibyiza wenda waba nkorera cese ubuzima twatubanyemo nubwo waba umbyaye umwana mama wanjye shura muri setting mind yanjye kukuma ndakwiyumva ngo ugiye buke bikarangira ndanakwishakiye wewe ego wanshaka ariko zikora ntangiye guhamagara ngo ati nese umeze gute waramutse gute kumva ko natangiye kwizana ahubwo rero mu buzima ikintu tutazi cyo tumenye ubwenge gukora ikintu ku buryo umuntu yizana wakurikira kugira ngo umuntu yizane wakurikira kugira ngo ikintu runaka kizane sibyo mba mvuga okay Sam nakoze cyane reka mbashimire Mutesi wakoze ko wemera ko tugana ndetse na Murundi reka ibindi bya teta byo ni gakeya ibintu bigenda biza gakeya n'abira by'umwana bizashyira bisobanuke tusobanukana cyo ciao